hari abagabo bake cyane ku isi batayoboye igihugu gusa, ahubwo bayoboye intambara, bayobora abasirikare kandi bayoboye ubwoba. Aba si abaperezida basanzwe, ni abaperezida bavuye ku rugamba y'icyemezo kimwe gishobora guhindura amateka y'igihugu. Muri Afurika hari abagabo 5 bafite amateka ya gisirikare akomeye cyane. Si bo gusa, ahubwo nuko abangaba aribo bafite umwihariko wabo. Bafite imbaraga kandi bafite uburyo bwo kuyobora butandukanye n'abandi bose. Bamwe barubahwa, abandi baratinywa cyane, ariko bose bafite ikintu kimwe bahuriyeho: ntibatinya gufata ibyemezo bikomeye. Ikibazo wakwibaza ni iki: mbese abo bagabo ni bande, kandi kuki amateka yabo ya gisirikare akomeje guhindura ejo hazaza ha Afurika? Mu by'ukuri kuyobora igihugu bisaba ubwenge, ariko kuyobora igihugu nyuma yo kuva ku rugamba bisaba ikindi kintu kirenze: discipline, ubuyobozi bukomeye ndetse no gufata ibyemezo bidatinze. Mu gisirikare amakosa make ashobora gutwara ubuzima bw'abantu, kandi abo bagabo bayoboye mu bihe nk'ibyo. Aho gutsinda cyangwa gutsindwa byari ikibazo cy'amasegonda make. Ibyo byahinduye uko batekereza, kandi byahinduye uko bayobora ndetse n'uko babona isi. Mu mateka ya Afurika abasirikare bagize uruhare runini cyane mu buyobozi. Bamwe bafashe ubutegetsi ku ngufu, abandi babubonye nyuma y'intambara, ariko bose bafite uburyo bumwe bwo gutekereza, uburyo bwo kureba ibintu byose nk'urugamba, aho buri kibazo gifatwa nk'ikintu kigomba gutsindwa, si ukuganirwaho gusa. Kandi muri iki gihe hari abagabo 5 bahagaze ku isonga mu mbaraga za gisirikare no mu buyobozi. Reka dutangirane n'umwe mu bazwi cyane wamenyekanye muri Afurika yose no ku isi yose. Nk'uko bisanzwe kandi mugiye kubana na Ndayishimiye Jean Claude, ngira ngo mbonereho kukwibutsa nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel wibuke gukora subscribe. Hari abayobozi bigiye kuyobora mu mashuri, hari n'abandi babyigira mu nama za politike, ariko hari umugabo umwe wigiye kuyobora mu ntambara, aho icyemezo kimwe gishobora kurokora igihugu cyangwa kikagisenya burundu, aho nta mwanya wo kwibeshya ubuhari, aho gutsinda atari amahitamo ahubwo ari ngombwa. Uwo mugabo nta wundi ni Paul Kagame, izina rikomeye cyane muri Afurika no ku isi, ariko imbaraga z'iri zina ntizaturutse muri politike gusa, zatangiriye ku rugamba. Urugamba rukomeye cyane rwahinduye amateka y'igihugu cyose. Mu mateka ya Afurika hari igihe igihugu kigera ku ndunduro y'akaga, aho ubuyobozi busenyuka, aho ubuzima bw'abantu butakaza agaciro isi yose irebera ntigire icyo ikora. Mu Rwanda igihe nk'icyo cyarabaye, igihe igihugu cyari mu mwijima w'icuraburindi, nibwo hagaragaye umugabo ukomeye, umusirikare utavuga cyane ariko utekereza byagutse. Paul Kagame ntiyaje mu magambo, ahubwo yaje mu bikorwa. Uyu ni umwe mu bayoboye urugamba rwahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ariko urugamba rwe ntirwagarukiye aho. Nyuma yo kubohora igihugu hari indi ntambara ikomeye kurushaho. Kubaka igihugu cyari cyarasenyutse, kandi aha benshi barahatsindirwa, ariko Kagame we yahisemo indi nzira. Paul Kagame si umuyobozi uvuga cyane, ni umuyobozi uvuga make, ukora byinshi kandi utekereza kure cyane. Kagame yize ibintu by'ingenzi mu gisirikare: discipline, kwihangana no gufata ibyemezo bikomeye. Mu bihe by'intambara nta mwanya wo gutekereza igihe kirekire, icyemezo kigomba gufatwa ako kanya, kandi ibyo nibyo byahinduye uburyo ayobora igihugu. Mu buyobozi bw'ibintu byinshi bikorwa mu buryo bwihuse, gahunda zifatwa vuba kandi zigashyirwa mu bikorwa. Bamwe bayibona nk'imbaraga, abandi bakabibona nk'igitinyiro, ariko ukuri nuko Kagame ayobora nk'umusirikare, aho igihugu kiba ku isonga kurusha ibindi byose. Ibyo byatumye igihugu cyihuta mu iterambere, ariko nanone bituma bamwe bavuga ko ubuyobozi bwe bukomeye cyane. Kagame ni urugero rw'umuntu wahinduye igihugu cyakoresheje ibyo yize ku rugamba, kandi ibyo nibyo bituma izina rye ritinywa ndetse rikanubahwa mu buryo budasanzwe. Ariko niba utekereza ko imbaraga nk'izi ziboneka gusa ku bayoboye intambara zikomeye, hari undi musirikare muto mu myaka ariko ufite igitinyiro gikomeye cyane. Izina rye rikomeje kuvugwa cyane muri Afurika. Iki ni igisekuru gishya cy'abasirikare cyafashe ubutegetsi mu buryo butunguranye. Mu mateka ya Afurika ntibisanzwe kubona umusirikare ukiri muto cyane, udafite imyaka myinshi ndetse udakomeye ku izina, ariko mu gihe gito cyane akigarurira imitima y'abantu miliyoni nyinshi, akaba umuyobozi w'igihugu. Ariko si ibyo gusa, ahubwo akaba n'ikimenyetso cy'impinduka, ikimenyetso cy'uburakari bw'urubyiruko, ariko icyarimwe n'ikimenyetso cya Afurika ishaka kwigenga. Iryo zina ni Ibrahim Traoré. Burkina Faso ni igihugu cyari kimaze igihe kinini mu bibazo by'umutekano, bikozwe n'imitwe yitwaje intwaro. Ibice byinshi by'igihugu ntibyari bikigenzurwa neza, n'abaturage batangiye gutakaza icyizere mu bayobozi. Mu gihe ibintu byari bigezeho bikomeye, nibwo hagaragaye umusirikare utaruzwi cyane ndetse utari witezwe, ariko yari afite ikintu kimwe gikomeye: umurava no gukunda igihugu icyarimwe. 2022 isi yongeye gutungurwa, ubutegetsi burahinduka, ariko icyatunguranye kurushaho nuko wafashe ubutegetsi yari umusore muto cyane. Ibrahim Traoré, kapiteni ufite icyerekezo kirenze imyaka ye. Yaje atavuga amagambo menshi, ariko ibikorwa bye byihuse bivuga byinshi. Uburyo ayobora bugaragaza imitekerereze ya gisirikare: gufata ibyemezo vuba, kudatinya guhindura ibintu no gushyira imbere umutekano. Abaturage benshi cyane cyane urubyiruko bamubonamo icyizere gishya, intwari, umuntu utinyuka kuvuga ibyo abandi batinya kuvuga. Traoré ntabwo yahinduye gusa ubuyobozi bw'igihugu cye, yahinduye nuko Burkina Faso yahagaze ku isi kugeza ubu. Yagaragaje kwigenga ku bihugu bikomeye, guhindura alliance no gushyira imbere inyungu z'igihugu cye. Ibi byatumye bamwe mushyigikira cyane, abandi batangira kumwitegereza cyane. Kandi mu isi ya geopolitics, iyo utangiye guhindura ibintu, isi irahindukira igatangira kukureba mu buryo butandukanye. Abayobozi benshi bakurikiza system isi yashyizeho, ariko hari n'abandi bahindura system bagatangira inzira nshya. Ibrahim Traoré ari mu bantu bake cyane muri Afurika batangiye gukora ibyo.
ariko Traoré si we wenyine wafashe ubutegetsi aturutse mu gisirikare. Hari undi wanyuze mu ngabo zidasanzwe, afite imyitozo ikomeye cyane. Hari abayobozi bavuga ko bazana impinduka, ariko hari n'abavuga ko bagiye guhindura systeme yose. Umugabo umwe muri Afurika yagaragaye mu buryo butunguranye afata ubutegetsi. Avuga amagambo make, ariko amagambo yagira uburemere bukomeye. Nitwitwaje imbunda ku nyungu zacu, ahubwo tuzikoresha ku nyungu z'abaturage. Ayo ni amagambo ya Mamadi Doumbouya. Guinea, igihugu gikungahaye ku mutungo kamere, zahabu, bauxite n'ibindi byinshi, ariko abaturage bacyo ntibabonaga inyungu z'iyo mitungo. Ruswa nyinshi, ubuyobozi butavuga rumwe, ndetse n'uburakari bwari bumaze igihe bwiyongera. Mu gihe ibintu byari bigeze aho bikomeye, nibwo hagaragaye umugabo, umusirikare watojwe mu rwego rwo hejuru ufite ubunararibonye bwo kurinda igihugu, Mamadi Doumbouya. Mu mwaka wa 2021 isi yaratunguwe cyane. Muri Guinea ubutegetsi bwahindutse mu kanya gato. Perezida wari uri hakurwa ku butegetsi, Doumbouya afata control, ariko icyatunguye benshi si uko yafashe ubutegetsi, ahubwo nuko abaturage benshi bamwakiriye nk'umucunguzi, nk'umuntu uje guhindura ibintu aho abandi bananiwe. Doumbouya si umuyobozi uvuga cyane, ariko amagambo yahora afite intego. Ni umwe mu bayobozi bari karume cyane, bafite control, kandi bazi gutanga message ikomeye mu magambo make. Ibi bituma bamwe bamwubaha cyane, abandi bakamureba bafite amakenga, kuko amateka atwereka ko ubutegetsi buva mu gisirikare buri gihe bufite impande ebyiri. Kuri ubu Guinea yose ihanze amaso Doumbouya nk'urugero rw'umuyobozi ufata igihugu nk'umushinga ugomba kugenzurwa neza. Nanone kandi hari abayobozi bagera ku butegetsi bakoresheje amagambo, n'abandi babugeraho bakoresheje imbaraga. Ariko hari n'undi mugabo wafashe ubutegetsi ntibibe rimwe, ahubwo abikora inshuro ebyiri mu gihugu kimwe mu gihe gito cyane. Izina rye ni Assimi Goïta. Mali ni igihugu kimaze imyaka myinshi mu bibazo, intambara zidashira, imitwe yitwaje intwaro, n'ubuyobozi bwarimo bugenda butakarizwa icyizere n'abaturage. Mu gihe ibintu byari bigeze aho bigoye, nibwo habonetse umugabo uvuga make cyane ariko utekereza cyane, umusirikare ufite discipline, ufite kwihangana kandi uzi gutegereza igihe gikwiye. Assimi Goïta. 2020 isi yongeye gutungurwa. Ubutegetsi bwariho bwarahiritswe, ariko ibyo byari intangiriro gusa. Nyuma y'igihe gito ibintu byongeye guhinduka. Assimi Goïta afata ubutegetsi ku mugaragaro. Ibi byatumye abantu bibaza bati ni iki gituma umusirikare umwe afata ubutegetsi inshuro ebyiri mu gihe gito cyane? Goïta si umuyobozi uvuga cyane, najya mu magambo menshi ndetse niyigaragaza cyane, ariko ibikorwa bye nibyo bivuga cyane kurusha amagambo ye. Ni umwe mu bayobozi batekereza mbere yo gukora. Abayobozi bakora igihe abandi batiteguye, kandi bagafata control mu buryo butunguranye. Ibi bituma benshi bamwubaha abandi bakamutinya. Mali si igihugu gisanzwe, ni igihugu kiri mu ntambara kandi kiri mu rugamba rwo kwigenga ku mahanga. Assimi Goïta yahinduye byinshi, alliance za gisirikare, uburyo igihugu gifatamo ibyemezo, ndetse naho gihagaze ku isubu. Yahisemo inzira itandukanye, inzira itari isanzwe, kandi isi yose iri kubyitegereza. Mu by'ukuri iyo umuntu afashe ubutegetsi inshuro ebyiri aba afite icyo ashaka kurusha abandi bose. Ariko niba Goïta agaragaza umurava nk'uwo, hari undi wavutse mu muryango w'intambara, akurira mu buyobozi bwa gisirikare kugeza aho nawe abaye umuyobozi w'igihugu. Mahamat Idriss Déby si umusirikare gusa, ni umwana w'umusirikare ukomeye cyane. Igihugu cya Chad kimaze imyaka myinshi mu bibazo by'umutekano. Idriss Déby yakuze abona isi mu ndorerwamo y'intambara. Yinjiye mu gisirikare akiri muto, agira uruhare mu bikorwa bikomeye byamuhaye ubunararibonye butandukanye n'abandi bayobozi. Igihe se wari uyoboye igihugu yapfaga mu buryo butunguranye, Mahamat Déby yafashe ubuyobozi mu gihe gikomeye cyane, aho igihugu cyashoboraga kujya mu kajagari. Ibyo byamusabye gukoresha discipline ya gisirikare no kugenzura ibintu vuba. Uburyo ayobora bugaragaza umuyobozi wakuriye mu ntambara kandi uzi neza uko igihugu kigomba kurindwa. Mahamat Déby ni urugero rw'umuntu wakiriye ubuyobozi mu bihe bikomeye, kandi agahitamo kubufata adatinya. Iyo ubuyobozi buva mu ntambara kenshi buyoborwa n'abadatinya na gato. Iyo turebye aba bayobozi bose hari ibintu bahuriyeho. Bavuye mu gisirikare kandi bamenyereye intambara, ndetse bamenyereye no gufata ibyemezo bikomeye. Kandi nanone iyo urebye Afurika iri mu gihe kidasanzwe, aho abasirikare bagize uruhare runini mu buyobozi. Bamwe bazanye impinduka, abandi bazanye stability, ariko bose bafite ikintu kimwe bahuriyeho, ntibatinya gufata ibyemezo. None ikibazo ni iki? Ese izo mbaraga zizahindura Afurika mu buryo bwiza, cyangwa hari ikindi kintu kiri kuza gikomeye kurushaho? Kuko mu mateka igihe abasirikare bayoboye isi ibintu byarahindutse. None ikibazo ni ubuho bizahinduka gute? Nanone ndagushimiye cyane we wafashe umwanya ugakurikira iki kiganiro. Kugira ngo usabe nimba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane mu biganiro bigiye gukurikira. Sawa ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.